Mwiriwe neza mwese. Abanyacyubahiro, abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, abayobozi b'izindi nzego, banyakubahwa mwese, abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga baba bari hano, abanyacyubahiro mwese. Umuhango watuzanye hano ni umuhango uremereye, ariko nta nubwo uri budutwarire umwanya munini cyane. Nagira ngo mbanze nshimire Edouard Ngirente kuba yemeye gukorera igihugu cye muri uyu mwanya, kuba minisitiri w'intebe, akazayobora na guverinoma. Nabonye umwanya wo kuganira nawe bihagije mbere y'uko ibi byose biba, ariko nyuma yo kwemera gukora iyo mirimo, twumvikanye ko iyo mirimo iremeye, ariko nta n'ubwo ukwiye gukangana. Ni imirimo nyine ikorwa n'abantu, ntabwo ari ibyadutse bindi bishya. Ariko nasanze yiteguye, abyumva. Ubu igisigaye ni ukubishyira mu bikorwa. Nanamubwiye ko mu bikorwa ubundi uko tubimenyereye kandi uko biduhira, mu bikorwa byacu ntawe ukora wenyine, turuzuzanya, dukorera hamwe nk'umuco. Muri iyo mirimo nshya agiyemo mu kuyobora guverinoma, hari abandi bazaba bayirimo, ubwo imirimo tuzayifatanya twese. Kuri urwo ruhande ngira ngo byumvikanye, kandi ndizera ko afite imbaraga, afite ubushake, afite n'ubwenge bihagije kugira ngo, n'ubumenyi kugira ngo ibimutezweho bigereho, twese dushobore kubigeraho. Ndamushimiye rero, kandi mwizeza ko bizagenda neza. Nagira ngo mbonereho n'umwanya wo gushimira uwari minisitiri w'intebe Murekezi. Yakoze byinshi byiza, kandi bifite icyo byafashije twese kugira ngo tube twarageze ku nshingano muri icyo gihe cye yarayoboye nka minisitiri w'intebe. Nagira ngo mbonereho umwanya mushimire nawe. Ikindi ni uko
hari imirimo myinshi dutezweho twese. Iyo udakora umurimo umwe ushobora gukora uwundi. Ndibwira ko Murekezi ubushake bwe n'ubwitange bwe n'ibyo yakoze bitari imfabusa, ahubwo bizakomeza no mu yindi mirimo nayo ifitiye igihugu akamaro, bitari byo kuba minisitiri w'intebe gusa. Ibyo rero biraza gukurikiraho mu minsi iri imbere. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi uyu munsi, wenda ndetse n'ejo tuzabona umwanya uhagije wo kuvuga ibyo twifuza kuvuga bindi bitari byo mvuze ubu ngubu. Nyuma yo gushyiraho minisitiri w'intebe, kugira ngo murabizi uko bigenda bikurikirana byose, uyu muhango w'uyu munsi niwo wagomba gutangirira ibindi byose. Ubwo hagomba gukurikiraho rero gushyiraho guverinoma, nayo iri mu nzira. Ndetse wenda ku mugoroba ni ugukoreraho. Twaratinze ariko ubu ni ugukomeza. Ku mugoroba turabagezaho amazina y'abo twifuza cyangwa twumva bashobora gukora muri iki gihe kindi. Hari abakomeza nk'uko bisanzwe, hari n'abashya nanone bari bujye muri iyo guverinoma. Ngira ngo ibyo muranabimenyereye, ntabwo ari bishya, birasanzwe. Iyo guverinoma ikajyamo abagore, abagabo, ku buryo iyo guverinoma ndetse ituranga mu miterere yacu, mu byinshi tugomba kubahiriza kugira ngo abanyarwanda bose bashobore kuyibonamo. Niko mbyumva. Nta bijya biba 100% nanone, ariko turagerageza kugira ngo abanyarwanda bumve ko bahagarariwe na guverinoma yaba ibatunganiye. Ibisigaye bikaba ibikorwa. Ibyo navugaga byo kwibonamo by'imibare myinshi, kuko n'itegeko nshinga rirabidutegeka, murabizi. Iryo tegeko ridusaba murabizi, ugomba kubyubahiriza. Rero abagore ntibaba hasi ya 30%, icyifuzo ni no kurenza 30%. Uyobora guverinoma afite ibyo mwashyizeho bigomba gukurikizwa, ibyo nagerageje kubikurikiza. Ngira ngo murabizi n'ibindi byinshi ntiriwe nsubiramo uko bimeze. Turagerageza kubyubahiriza iteka, ariko ntabwo tuzashimisha buri wese, ariko iyo ari benshi ugendera aho ngaho.
ugendera kuri uwo mubare. Rero ejo ubwo ndi busabe inzego zibishinzwe nanone zizongere ziduhe umwanya, hanyuma turahize abo tuza kuba twabagejejeho ku mugoroba. Ubwo tuzajya mu weekend dufite guverinoma. Ndumva rero icyo naba nibagiwe kubabwira ubwo nzakibabwira ejo. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.